kureba umukobwa uririmba neza hano ngo utuvuga ngo uriya yaba umugore, uriya yaba umuririmbyi ntiyaba umugore, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ureba umuvugabutumwa mwiza w'umusore wikarakasa ariko udafite karakita y'abagabo, udafite ikintu na kimwe cy'umugabo mwiza kuko azi amaverise, ariko ibi ngibi bitandukanye no mu rugo. Impano z'Imana zitandukanye n'agakiza. Kabona umusore mwiza ufite Bibiliya na kositimu y'amafuti ari byo byonyine, nta gitekerezo, umuryango ntacyo umubwiye, ni inzererezi. Iyo mpano yamuha Gafaranga akomeje kuba gafaranga kuri iyi mihanda nk'uko mubizi. Rero nta yindi nkuru iri trend usibye umuntu witwa Gafaranga na Annette Murava. Rwose ngo ubu mureba aba bantu kugira ngo bahure, biravugwa yuko nubwo Gafaranga yavuze ngo bahuriye ngo mu kazi, abantu ngo ibintu ni ibibeshyo, ni ibivugwa. Ubwo ngo aba bantu kugira ngo bahure, urumva umwe ngo ni umuramyi, uwundi yita bishop, ariko buriya nta rusengero agira, nta nubwo ari nk'aba bandi ngo ni umuhanuzi. Ni izina yiyise ku mpamvu z'akazi, banze yarabikuye hehe? Muri filime yakinaga. Murabizi yuko yabanje gukina ibintu by'amafilime, yego ntabwo we rero ari nk'aba ngaba birirwa ahanga bita ngo ni ba pasiteri. Rero biravugwa yuko umwe mu ba YouTuber bakomeye bakundwa cyangwa se bangwa na benshi, ndetse n'undi munyamuziki wa gospel, ari bo bahuje aba bantu mpaka babaye iki? Umugore n'umugabo, bakaba abajyanama babo ba hafi. Ariko ibi bintu byose bijya kuba ngo aba bantu baritarukije bajya ku ruhande, kandi ibivugwa biravugwa yuko uyu muntu witwa Annette na Gafaranga rwose nta n'amezi 3 yigeze ashira aba bantu batari batangira kwinjira mu makimbirane. Ariko aba bantu babahuje bombi, uyu mu YouTuber ukomeye muramuzi, n'uyu mugore wundi uririmba gospel, uyu nguyu ntabwo ajya aripfana iyo hari umuntu umwinjire ngo ariha ibintu byo kumuvuga uko yiboneye, ahita amanuka mu kinyarwanda kinononsoye gisukuye. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu biba, bajyaga bababwira, uyu Gafaranga yajyaga aza akavuga ati nyamara ziriya ngero zose yakundaga gutanga mu biganiro kwa ba Chita, kwa ba Sabe n'ahandi hose, no kwa ba Emirene, niwe wivugaga. Uyu Gafaranga niwe wivugaga. Nta mezi 3 yashize mw'uru rugo batari batangira kugira amakimbirane. Rero aba bantu ngo babahuje, uyu Gafaranga yageragezaga kubaganiriza, ni ibivugwa, yababwira ko mu rugo bitameze neza, bo bakumva ko ari imikino, bakumva ko hari ibintu biri aho. Kandi nta mugabo ushobora gutinyuka ngo akubwire, abagabo bagira amabanga batandukanye n'abagore. Nta mugabo ushobora gutinyuka ngo akubwire ibintu biri kubera mu rugo rwe ngo abishyiremo blague. Hari umuntu se wakifuza kwihaturaho ibintu bibi by'umwihariko mu rugo, bo bakabifata nk'aho ari ibintu bya blague, akababwira uko ibintu bimeze, bakumva ntabwo bishoboka. Nawe urabyumva, ukumvisha ko urugo rumaze amezi 3 rukaba rutangiye gukimbirana, ntabwo kubyumva biragoye. Noneho rimwe na rimwe bakaza kuri kamera, urabizi ko ibintu byo kuri kamera cyangwa izi ngo ziba kuri social media akenshi bari scam. Babona ukuntu baseka, ukuntu bishimye, ukuntu bakora ikiganiro barebana akana ko muri ejo nk'ari bwo bagitangira guteretana, ukagira ngo ibintu byararyoshye, ibyo yavugaga cyangwa se ibyo yakubwiye byari joke. Rero nk'uko RIB yabitangaje yuko ngo ari ihohotera, ngo sinzi ukuntu babyita, ngo niba ngo ari ihohotera ngo rishingiye ku gitsina, uyu muntu witwa Gafaranga na Annette nk'abantu nyine bakuru, ngo Annette yasabye kenshi cyane umuntu witwa Gafaranga kwipimisha. Murabizi turiya duteste, amusaba kwipimisha kuko yumvaga atangiye kugira gute kumukeka, yamusaba kwipimisha akagira gute, umuntu witwa Gafaranga akabyanga. Abyanze, Annette nawe nk'umuntu uzi ubwenge ukuze atangira kugira gute gucunga ubuzima bwe no kwifata. Ninde se wakishimira ko bamuzanira indwara kandi ari umuntu uzi ubwenge, ubasha kubwira umuntu ipimishe akabyanga, arifata. Gafaranga kensista akavuga ati njye naragukoye ntabwo ibyo wabinzanaho. Urumva ibyo bintu birakomeje. Ariko ikindi kintu kiri aho ngaho cyo, mu bindi bintu biri aho ngaho byateje impagarara mw'uru rugo, ni ukuntu Gafaranga yagendaga agashaka kugurisha imitungo, ngo akaza agashaka gusinyisha umuntu witwa Annette Murava ku gahato, ariko atamweretse ngo nitwimuka ahanga cyangwa uyu mutungo nitugurisha aya mafaranga azakora iki, cyangwa se
nitwimuka muri iyi nzu ni urugero, cyangwa tugurishije imodoka dufite iyindi isimbura, ese iyi nzu nituyivamo dufite iyindi izayisimbura, cyangwa tuzajya mu bukode. Urumva? Kandi amafaranga ntabwo ari kugaragazwa ngo iyi nzu nubwo tuzajya mu bukode aya mafaranga azakora ikindi gikorwa cyabyara iyindi. Gafaranga kahita atangira kumushakira iki? Ibidukikije, agatangira kumufata nk'ingoma y'abaporoso, agashaka kumukubita uko yiboneye. Urumva? Ibyo nabyo biri mu byateje iki? Impagarara. Ariko tuvugishije ukuri, niba uhuje couple, kuki utaninjira mu bibazo byayo ngo ubagire inama kuba ubu bazi impande zombi? Ikindi kintu uyu muntu witwa Gafaranga yashatse gukora, murabizi ko ni umuntu wagize amadeni menshi cyane, ariko ku birenze kuri ibyo ngibyo yashaka kugira ngo agurishe ibintu, namara kubigurisha muribuka abagore babiri bateje impagarara, ariko Gafaranga mu ibanga ryinshi akanga ko bijya hanze, ariko abanyamihanda baba babimenye kare. Buriya Gafaranga ari umuntu washakaga ikintu cyitwa iki? Washakaga viza ngo yijyane n'umwe muri aba bagore bavuzwe, harimo uba muri Canada n'uba muri Amerika. Urumva? Mu bintu byatumaga yari ashaka kugurisha, ariko ntiyerekane ngo aragurisha aya mafaranga, yerekane icyo azakora. Mw'ibyo bintu nabyo byatumaga ashwana nande? N'umuntu witwa Murava. Ubwo rero nk'umuntu nka Murava ntabwo ibyo bintu yari kurekera aho ngaho ngo aterere iyo ngiyo. Ntabwo waba uri mu rugo ngo umere nk'aho uri umukozi wo muri urwo rugo. Umuntu mumajije kubyarana, ni famiye nyine, birazwi, ababyeyi barabizi, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu yarateruye arakocora, umuntu ajye yirirwa asinya amadosiye, ayasinye narangiza gutureho ibintu ngo bisinye. Umuntu uba uzi neza yuko amaze iminsi runaka yibereye ahantu, cyangwa ubona hari abantu b'igitsina gore bafitanye agakungu, cyangwa ubona afite chat zidasanzwe, cyangwa ajya kwitaba telefone ukabona agiye kwihisha, cyangwa ntashaka kuvugira aho uri ngo wumve, ngo nurangije umushyira amakenga. Nka Annette Murava nayo yagombaga kugira iki? Amakenga nk'umuntu mukuru. Ariko ikindi kintu abantu bibeshya muri ibi bintu, kuba umuntu yitwa ngo bishop cyangwa umuntu akaba yitwa umuramyi, bitandukanye n'ubukristu, bitandukanye n'uko wagira ute, n'uko wakubaka. Biriya ni ibintu bitandukanye cyane kure, nta hantu bihuriye. Kubona umuntu yirirwa yirukankana iki? Amabibiriya. Kubona umuntu avuga ngo ni umuramyi, cyangwa ngo araririmba ngo indirimbo zihimbaza Imana, ibyo ntaho bihuriye. None se ntabwo munyamona ukuntu Aline Gahongayire yageze akadutatura, nta muntu ujya umuvugaho ngo apfushe ngo bitwaje ngo ni umukozi w'Imana ngo ari buze guceceka. Ntabwo ageza, iyo hari umuntu umucokoje gato, ntabwo ageza akamutotora akamushyira ku rwandiko, akandika rumwe ebyiri eshatu enye eshanu. Nta muntu ujya umumenyera. Rero abantu bakwiye guhumuka ku maso, bakamenya neza yuko uko byagenda kose, kwitwa ngo umuntu aba mu gisata cya gospel cyangwa kivugabutumwa, hari igihe abikora nk'akazi. Ntabwo umuntu wese abikora ngo kubera ko bimurimo. Gospel ni business. Gospel ni business, ni ibintu bisanzwe. Ntabwo n'abantu bose bashinga insengero biba bisobanuye ko bibarimo. Hari igihe baba babona ariho ubuzima bwabo bugomba gushingira, ariho bagomba gukura iki? Amaronko. Rero kuvuga ngo umuntu ngo ni bishop, abantu bamwibeshya bazi ko ari umuntu ahari ufite nk'idini. Kimwe nuko kubona Annette Murava aririmba neza bidasobanuye ubukristo, ni urugero. Ariko abantu babona umuntu bakamwibeshyaho, bakumva yuko iryo zina yiswe ngo umuramyi, bishop, pasiteri, umukozi w'Imana bimugize iki? Umukozi w'Imana. Abantu ntibashaka kureba kure, ahubwo bashaka kumva akantu kameze nk'agasura k'inyuma gusa, ntibashaka kumva yuko imbere habamo uwundi muntu. Abameze nk'umuntu usize irangi ry'umweru, ariko ntibamenye yuko umutima wiwe wihariye ibindi bintu. Rero umuntu witwa Chita yaje yifatira ku gahanga umuntu witwa Annette Murava. Nk'uko mubizi, umuntu witwa Chita, Aline Gahongayire, ba Emirene na Sabe nyine murabyumva, ni inshuti z'iyi couple cyane, ni abantu b'inyuma yayo kuva kera, niko tubizi. Arangije aragira ati umuntu wamenya ukuri wenyine w'ibintu bibera ahangaha na Annette Murava. Ntabwo yabeshye. Annette niwe wamenya ibi bintu, niwe wamenya ABCDE, azi intangiriro, akamenya aho ibintu bigeze, uko hagati byari bimeze naho uyu munsi ibintu biri, uko bimeze byose niwe ubizi 100%. Niwe wavuga ngo ibimuvuga murabeshya, niwe wavuga ngo ibimuvuga ni ukuri.
ariko uko byagenda kose ibi bintu Chita nta kuntu yaba atabizi nawe. Sabe, Aline Gahongayire n'aba bose ba Irene ni abacuti b'aba bantu, ariko cyane cyane inshuti z'akadasohoka ni Chita na Sabe na Aline Gahongayire. Chita rero araza aravuga ati kugira ngo agafaranga avanwe muri gereza. Chita ntiyitaye ku bindi bintu byose, ariko impamvu yabivuze azi impamvu yabyo 100%. Aragira ati Aneti niwe muntu ushobora gutera intambwe ugakuza umuntu witwa agafaranga muri gereza. Tuvugishije ukuri, niba koko ibivugwa ari ukuri, uretse yuko nyine uko kuri kuzwi nyine na Aneti, ariko yakumenya n'aba basabe na Chita bakaba barakuzi. Tuvugishije ukuri, ibivugwa ku muhanda niba ari byo na Chita akabazi yuko ibyo bintu biri kuvugwa ariko bimeze, ubu umuntu yatinyuka gukubita mugenzi we babana nk'umugore n'umugabo, iyo minigo akayimutera, ninde muntu wakifuza ko uwo muntu bagumana mu nzu? Uriya hari ibintu abantu birengagiza. Niba umuntu witwa Gafaranga yaratandukanye n'umuntu witwa Alice cyangwa Mama Mucyo, nta gitangaza ko yatandukana n'umuntu witwa Aneti Murava ngo nuko ari divorce ya kabiri. Ibyo nta gitangaza kirimo. Nta muntu ushobora kwishimira kumva ngo umuntu yishe uwundi baramufunga, uwundi baramushyingura, uriya mwana agasigara ari imfubyi ku bintu Aneti Murava agombaga gufataho umwanzuro nk'umuntu mukuru kandi uzi ubwenge. Igitangaje se ni ikiye kuba ba divorce? Gafaranga bashobora no kumukatira imyaka tutazi akagumamo, urumva umwana agakura yumva ngo ise arafunze, nta gitangaza kirimo. Nyina ariko arahari, ariko kugira ngo umuntu hazamo ingingo yo kumena amaraso, kuko niba ibyo bavuga ngo yaramunigaga koko, yaramuhohoteraga, yaramukubitaga. Mw'iki kinyejana umuntu ugikubitwa ngo nuko ari umugore ameze gute? Mw'iki kinyejana bisobanuye iki kugira ngo umuntu mufate n'abana ku ishuri barabakubita, ababyeyi bakavuga ati ibi ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana? Ariko tekereza umuntu mwashakanye, urifashe uramukubise nk'ukubita agahinja, ibyo birarangiye, umukubise umunigo, ibyo birarangiye, urashaka kuzajya uza ukamukoresha ibintu byose bishakiye mu gitanda, nta mpamvu zihari kandi bari kugukeka, ntabwo akwizeye mw'iyo minsi.